Innovation Smart TV. Kanongere ngusuze udahwema kudukwitana kuri channel yitwa Innovation Smart TV. Ngiye muri kuvugana akabari Celebobo. Hari umusore muri kubona hano imbere yanjye, uyu musore nabonye ari umusani, n'umusani udasanzwe ariko n'umwana nawe waheze imihanda ariko ubushaka kuba yatera intambwe nayo ngo arebe uburyo yazamuka, ariko biba bikigoye kugira ngo ubone umuntu kuzamura ibintu biba bitoroshye. Nanjye niyo mpamvu mba navuze nereka ngere kugasima ndebe uko bimeze, ndebe niba ari cyo nakora, ariko n'Imana ikaba yadufasha wenda ukabona umwana yava ku muhanda akazamuka akagira aho agera. Bakwita nde? Bisanzwe nitwa Ibanga Jean d'Amour. Yego. Ariko n'ubundi amazina y'ubuhanzi nitwa Ibanga GND. Yego. Urugendo rwawe mu muziki rumeze rute? Nibwo bwa mbere nari nkubonye, ariko nkabona ufite mikoro ugenda mu muhanda, ngiye ndibaza uyu musore se twaganira ubu ngubu. Kubera ko nyine n'ubundi nahereye kera kuva afite nk'imyaka nk'irindwi, nkunda ibintu byo kuririmba, ndirimba n'abantu bakavuga ngo ni sawa. Naje guturuka mu ntara rero nza hano i Kigali, narimba street nkabona mbonye ibiceri, ndavuga ati umwuga n'ureka mukomeze mu gihe ntarabona ukundi kuntu nabaho bifatika. Yego, biragaragara ko wavuye mu ntara uremeroza muri Kigali, uza wishora ahubwo ati nanjye reka nze ngerageza impano yanjye. None se ubu wizera ko bizacamo cyangwa nawe watangiye kwiheba? Bitewe n'uko njyewe mba mfite ukuntu ndi gupanga, wenda ni nk'umunsi yo nkoze nkabona nka 4, nshobora kurya 2 nkabika 2, ndavuga ati sometime nzajya studio, nahuye n'ibindi bibazo wenda ngayo nizigamye nongere nyakureho, ariko ko bukeye nuko bwije numva afite icyizere, kuko nanjye hatagize indi mbogamizi nshobora nanjye gukora ayo ngayo nkora street, nanjye nkijyana studio, nuko mba numva bihagaze. Yes, ugiye kubanza uduhe kapera, numara kuduha kapera noneho uhite umbwira igisekuruza cyawe. Let's go, mukobwa mwiza komeza umpenurire, ni wowe unyura ngaho komeza unyongere, unyongere. I wanna you a body touch me, I wanna you a kiss me, baby kiss me kwa kundi chubikola. I wanna you a love, let me love you. Mujikari Sonia, bose you know urabatone kaje, igiguye mandibura, igihinjuri sexy no muruburake. I know kutantika, ngwajije burya yanapfa, icyo nshaka n'akanyonyo, agacwisa mukosi ngombwa, igihinja akanyonyo, igihinja akanyonyo, gasura kataswe ubwiza na rurema, kana kamabukwe mbona ngahangayika, amarira narisi warayamosheje, sinzigera gusiga ngo ngutese imbebake. Mujikari Sonia, bose you know urabatone kaje, iyiguye mandibura, igihinjuri sexy no muruburake. I know kutansiga, ngwajije burya yanapfa, icyo nshaka n'akanyonyo, agacwisa dukubita kandi duhinurira, dukubita kandi twumve. Let's go, ndareba inkendo n'uburanka, mukunzi wanyibishye umutima, ndareba inyenyeri n'ukwezi, nshuti nsigaye meze nk'umusazi, wowe useka amasara agaseseka, ni wowe utuma mpora nisekera, mutima njye numva naza kukwinka, gusa ubushobozi ntibunyemerera, ntikibaririmba iby'urukundo, gusa njye rwankise nk'umusazi, burya mukunzi ingendo yawe irasaza, nsa n'uwabonye ijuru nkiri ku isi, inshuro 3 nkurota nicura, kiguka nk'abakaba nsanga udahari, urukundo rusa mu gihe gito, umutima wawe uri kunkomanga pe, sura yansusurukisha umutima, sinzi niba nawe uri kubyumva sha, ni mu munyenga ndumva nangiye kugukunda sha, ibyishimo binyuzuye ku mutima, baby. Kwagiye rero igisekuruza cyawe noneho bakubite, babwira igisekuruza cyawe sha, urinde uri mwene nde? Nitwa Ibanga Jean d'Amour, mwene Kamata umusigo, umundi data bamwitaga Kamata umusigo. Kamata umusigo kuko niyo muntu wikoraga ibiro byinshi hirya mu ntara y'iwacu. Niye wawe rero wikoreraga imizigo iremereye, ariko wowe wikorera nk'ibiro bingahe? Bitewe n'uko nyine urabona muri iyi minsi inzara yarateye,
abasogokuru bararyaga ntabwo ari nk'ubu urabona ko inzara yarateye cyangwa ngubu ntabwo narenze ibiro senkani pe kubera ko inzara yateye ubu ngubu ariko na senkani nabyo kubyikorera ni uko babinkora ntabwo nabikora hasi ni inzara yarateye kabisa yarateye urabona nta umusore w'ubu ngubu daje wanashani barebere kuri njye reba ukuntu ngana warangiza se igisekuruza nawe kiragirira amazi igisekuruza n'ubundi iwacu umuryango harimo umuntu bitaga Kagoma yararirimbaga yarimbaga ku musozi ariko bitewe n'uko kera nyine nta bintu by'iterambere ry'umuziki byarazaga impamvu bamwise Kagoma ni uko yagendaga akicara ahantu mu mpinga y'umusozi akaririmba abantu bose bakazamuka n'abavuye guhinga saa sita bose bakaza bakajya kureba umuntu barangije umusaza rero wari muri karitsiye amuhimbira izina ryitwa Kagoma yego kubera ko hari inyoni yitwa Kagoma iririmba ubwo rero nanjye ni uko nisanze muri uwo muziki iby'abasogokuru ni byinshi cyane harimo n'ibyo ntibuka ariko muri makeya nibyo uri umusekuruza nawe uri umwuzukuru wa Kagoma wabimenye yes ivuga ngo Innovation Smart TV Innovation Smart TV yes ivuga ngo bakore subscribe share comment and and like